Yeah, it's a big butt thing, you know. Everybody, tutagire good. Anyway, welcome back to the Big Ting Podcast. Big team. Big Ting, man, dagas weekend yamazemo imbaraga wallahi ndapfuye. When a party after party. Kai wagwani man kuri kise. Kuri kise sa kuri Twatangira kise. cyategereje. Ntago turatangira rangira mbisiko twatangiye. Okay, karibu cyane. Thank you so much. Yeah. Umusaza. Oye singo ni kariwe abantu batazi man. Yeah, by the way, my name is Armel. I'm from the Netherlands. Yeah, I was born in Burundi, and yeah, Hakurira, but Turimuka, as you know. Yeah. People move. We move. Yeah. Man. So yeah, I think that's it actually. By the way, I'm a musician. I make music, everything, things like that. Neza. Yeah, man. abantu bakora imiziki bavuga icyongereza ndagasi. Really? No way. Biteye ubwoba. Turagerageza tu, things like that. Yeah, kabisa. Harya manager we si Chris. Is that so? Behind the camera. Wasaga Chris kari manager yatadutaye mwaje dutamo Chris. Manager. Chris the manager. No, Chris is like it's my G, So then like almost right now, I think it's 4 years, something like that. Yeah. 4 years uzanye na Chris. Not bad. Nicyo muzo cyane. He's a good guy, He's a good guy. Very open. Ari open, arafunguye. His mind doesn't know, open sana man. No. Are you supportive though? 100%. Ni ikirara Chris yabaye kwihishamo ni ikirara cyane. Ni ikirara cyadanje. I actually ari humble. Nkabivuze wenyine. Ari humble sana. Kuri social media gusa. Also in real life, man. Kuri social media. Chris mwamwama. Wari wamarana uramushaka. Wari wamarana na Chris. Wari wamarana na Chris Mr. Out of social media no. So nagura mumenya ngenda muzi byatari. Okay. Abwo mpa kiriya gice ntaramenya kuri Chris. Sha uzakibona ruzumirwa. Hey, anyway man, ako kaboro ga social media nakavuze itantekereza. Wa mugani what's the effect ya social media kuri je sais pas ama friendships yo ngo relationships parce que ye mbona rimwe na rimwe bari ntago nyine bisobanukirwa fresh. How do you mean? Mu buryo bwiza cyangwa uburyo bubi? Bwiza cyangwa bubi kubera ko urumva niba navuze ko Chris reka nigera kuvuga Chris nago nongera kukuvuga. Urumva umuntu ushobora kuba wona ari umuntu wa bien but ni kuri social media gusa kwa. Oya barahari ariko abantu bameze gutyo usanga in real life. Hari uri after double personalities. Wa muri kuri social media n'undi in real life ugasanga wenda ashobora kuba in real life ari umuntu mwiza kurusha uko kuri social media. Or in other words social media ari umuntu wa very real life ari shitty stuff. Yakoro mu magambo make usanga social media ni hahantu umuntu abashobora kwerekana ibyo ashaka ko abantu babona. Social media ntabwo washyiraho ibyo udashaka abantu babona. Urabigumana. Ushyiraho side twika gusa kwa. Side icuruza nitaho ariko mwe se bubona ko atari ukuntu hari abantu implementinga ibyo live abona kuri social media agashaka kwizana mu mushuti atari uko mwari musanze mumeranye ariko agashaka guhindura ubushuti bwanyu busanzwe kubera ari influence yabonye yamugiye social media yamugize ari ibintu yabonye ashaka kwizanamo kandi wenda ni na bad vibe kuri wowe. Ibyo ahantu bikunda gukora cyane mu relation muri mapenzi utamu ashobora kubona ukana kabamuguriye akamodoka kandi nawe uzanya akantu kagakeki n'uturabo ngo ya modoka iri nta modoka ihari ntayihari
Ati mu maso. ngo abandi ngo barahibo ngo babaha imodoka kuri Instagram mu buzima busanzwe wasanga yanayisubije 100%. Hari bari ari nkanuza nka promotion tari promoting abantu kandi like uri gutwika. I think abantu benshi bagomba kuba appreciated like ibyo ibyo bafise nubone ngo nagafise biriya nawe cyo byifuza so like shema ibyo fise ariko nyine reka twatake muri abantu b'abakobwa like sometimes nibaze ko kenshi nitwe dukora amakosa tw'abahungu tugitangura like ibintu bya relation nituba turi open kugira ngo dushaka ibicanje kabiri so ariko utanga ati madame ibintu ni ABCD uri tayari yes or no iyo ni contrat none yawe bayo contract n'ubwumvikane ariko wowe ishe muri situation wa approach umukobwa umubaze that question good bro easy kandi akubwira ngo cyangwa umuntu ni savage nawe mutaye mu kibazo bro believe me ahubwo ntihagundana cyane kagati mu G are serious with me because he knows exactly what he needs azum bambwa we rero ndabatera ubwo no like just none surekeka ko hari umukobwa akakanya wabyemera kuko uri kumubwira ko this ibyo wavuze ngo 1 2 3 izo conditions zose akazemera akazijyamo kwa bakura hese man ndangiye majority of them izo bashaka ufite umukunzi jewe bro wadukoshye oya tubwire kubera ko hari ibintu udashobora kuvuga ufite umukunzi bro wadukoshye oya we nabyumvisha umukunzi ndamufise man warabimubwiza 1 2 and 3 like for example I'm Muslim right Muslim Allahumma amin amin so kenshi nkunze kugira abasto razi like nimero abagore bane like you could start natangwa ari kintu kimwe abagore bane so what you have to do gerageze ube umwe nzokunda ku buryo ntazigera ntifuza bari abandi batatu basigaye aza ari umwe mugabo abemo bane exactly the math iranze kabisa iyo mibare irananiye the math iranze kabisa ndi guprocessinga nta hano biri guhurira kabisa ibyo bintu byose yakoye kubona muri abo bagore bane ibone muri umwe so nkunda rero that's the thing atari ko jewe umenye rimwe kabiri gatatu bimeze uko like gomba kunkunda ukondi meze uko nuko kuko abakobwa benshi like ntibagukunda wewe ahubwo bakunda icyo urico wewe ijambo ryahindura ubuzima ako kantu abakobwa tugasubiremo abakobwa ntibakunda uri wowe ntabwo bagukunda wowe ntibagukunda wewe ahubwo bakunda icyo urico like icyo ufise none umukobwa ukunze nta kintu uri wose nta utari wowe nyine no like harugukunda like real si bose bamwe ari akajambo like nigeze kumva haboro haraho mutipe yavuze ni everyone is single it depends who's asking it's true if I ask are you single I don't know nibyo ariko man ahise yisubiraho ngulone ushaka kuza muri abaji nk'ijana man mu gihe kumbe mwe bahoze uri single beba kabwira mwese yes bakaza umuri mubaza are you single baby ngo ndahari ntishwikuva navura yandura njyana twigende wenda nyine hari ikintu nyine yamubonye baravuga ngo this nigga ikintu je better so you can see ntabagukunze wewe ahubwo akabakunze like icurico ariko se kubahungura twebwe gukunda man twitara amaje abakobwa bose ari kubaza ngo uri single bavuga ngo no I'm taken cyaza nuko nta n'umukobwa ujye ubibaza thank you so much bose baza biyizeye uhagira babona wahita baba comfortable ewana aza yisanzuye wagira ngo uri single ukareba ukunze ko mbona wisanzuye cyane nkukikire se dore turi kumwe n'umugore wawe ariko nibyo sigaye bimeze man ugasanga umukobwa muraganira bisanzwe yes nabirenze muraganira yes ushobora kuganira buri munsi bro nta kintu wari wamubwira iby'urukundo n'iki ariko we muri mindset ya byarangiye uri umushu ushobora no akona nyine uri kumwe n'abandi bagenzi bagahita afuga gusa ariko nyine umwumwaje ngiye nayo nigize ngubwira ti harya dupfana iki shwan acyaze so man donc ikibazo yari yabajije kiragira giti social media zo muri iki gihe
urabona za affectinga gute nubwo tutajya mu bushuti inkundo social media mu buryo bwiza cyangwa bubi ubona za affectinga gute ama relation yego zigira ibyiza nk'abantu bari kure na kure usanga distance relationship niho bataniramo unabonye byaro ushobora no kujya kuri date n'umuntu ari i Kigali akagenda akicara Marriott nawe ukamubeshya kuri Marriott ukibeta ahantu mugata kosi mwese mugakomanda mukaganira aho ni mu buryo bwiza mu buryo bubi ubona bya affectinga gute izi nkundo zo muri iyi minsi hari jambo mwavuze tugitangura kwifuza actually ubona mugenzi wawe bamuhaye imodokari wowe bakuzaniye amashugwe so urumva deja ni affection ni kintu like kitari cyiza ku bintu byerekeye n'inkundo ko si wese bafise like umufuko ungana n'uwundi aru babaha like Lamborghini or Rolls Royce whatever true I don't know baha amashugwe so ntituvuga amashugwe bibaza ngo niyo nivo yo hasi ya nyuma hari n'abatanga udusuguti kandi ugasanga uwo ni ukunzwe bitaranabaho yatanze imodoka ku ruhande baramwinuba exactly niyo mpamvu nabwira like ibintu by'urukundo n'ibintu like udashobora gutahura never even if you try ikibazo no kureba ibintu kuri social media ese YouTube kwa kundi abantu za states bakunda gukora boro z'ama couple bafite YouTube baberekana ibintu zo gasanga wenda umukobwa wenda namaniga arabikurikiza ugasanga ugashaka implementing ibyo muri relationship yanyu hari ibintu bataza I think ibyo ngibyo biri kuri zatinga ko our sisters barimo ba dating our dads kubera ko urumva niba wifuje ibintu bya danje boyfriend utarabone boyfriend ushaga nago arabona ubwo bushobozi urumva uri kwivugira bro I'm not uri kugatamo nago ndifunga fresh I know that I know right nago ndifunga fresh gusa nyine urumva hari ibintu akakanya ntabasha to how they mean ni kutabasha I mean hari ibintu afite ubushobozi example mu byo yifuza okay urumva ubwo nago na gifting umuntu imodoka nago na keretse ari yabiri no it's all right ngo ukawukaziyo cyakoze nakugurira tike yo kujya muri iyo modoka nibwo bushobozi bwanjye right now nashaka Tesla twagafata ka taxi ka Tesla yakagiyemo akuzi ko man na taxi ko buri gihenze ubundi we neza kugira ibintu agafasha kayigena ona budget agateko agataxi basi nakugenda muri ya Benz ya Delane cyangwa ya Kiniki irawe ni Benz ya Dance blague ya nago muyifashe ya hybrid nayumvise izi hybrid zisa ama Benz za tech none ko tugenda muri Benz ukajurira ushaka iki for sure I think like igikuru gutanga n'umutima mwiza kabisa the feelings in you exactly everything behind like ndashaka kuguha imodoka ariko ntagukunda like I just want to be with you ndashaka kuku exactly you know what I mean to impress you kandi ndashaka kuguha amashugwe ndagukunda very deep understand so people like nimutwago nibihenda amaso nibyo kabisa nukumenya umutima ubitanze uvuye he nshobora kugura agashokora ka vero nari mfite 30 ndahuguriye akantu ka 20 mfite 30 wumva uwo mutima vraiment ubundi aguhaye imodoka afite imodoka 20 ariko aguhaye makabi muri zo umutima ntingana nkunze kubwira amaji yanje like n'ubutamu ushatse kuvuga iki ubutamu like biraryoshye n'uburyohe understand ubunyunyusi igikuru no kufisa ubutamu like n'urukundo rwo gutanga kiriya kintu ubushaze gutanga aho rero ni mu twasuri kuvuga kuri negative side kuri positive ubona social media ifashe iki mu nkundo rero ako kai nawe wagagoye kuvuga Ahmed wamwatatse wenyine wowe from your eyes ibintu ari kuvuga birubaka ari kuvuga ibintu kumva ndi kwandika kanoti ndi gufata inama in a positive way like I can say kadusange nta byiza byayo Instagram futa no ibyiza birahari arabana bisibije byose mbere biraguha motivation like umaze kubona mugenzi atanze imodoka ugatanga amashu biraguha gati hard work ugomba gukora cyane kugira like uze
uhe umuntu ukunda kiriya kintu nawe akunda gufasha like oh wow kumenya ibyo ashaka exactly now I have to work hard tureka mbiharanire ariko nagucema ijambo kuri izo boro ngiye mbona ibyo bintu bituma at some point dufata kuba nkaho ari materialistic kandi turabyitiranya abenshi barabyitiranya umva ko kugira umushimisha ari uko ugomba kumuhereza biba ibintu gakira kandi wenda atari nacyo akeneye man nibaze yuko kuko like dusitira abantu man nta n'umwe adakunda ibintu byiza ariko nyine hari igihe dukabye no ufise ubushobozi bwo guha umukunzi wawe ikintu like abwira ati wagi cyo muryohera kuko deja ko uba umaze gutanga nawe umutima mwiza navuga ubwa mbere so cyumva yuko na kizomuryohera like wako utanze n'umutima mwiza ndetse ntabwo ushobora gutekereza ko bishobora guhinduka ugasanga icyo kintu muhaye we ntabwo aricyo yarakeneye muri that moment bafite uburyo biyaranjuka bimenya thank you so much brother ndabizi bro bafite uburyo umukobwa ukeneye ikintu ashobora kugushyira kuri stati agakanzu agakweto n'agashakoshi bijyanye akiyaranja stati uyibona uri umwe kandi yabipostinze ntashyiraho kabifite aba nk'ibintu ndabyambara ahita avuga ngo ngo every girl's dream nawe uraho ngaho utuntu nifuza nanjye dukire kuri stati nanjye karangire rero ndaba sarando yakanze 328 wallahi n'umushara wose niyo mpamvu bicaye gusa nawe kwiyongera gati like namaze kubona arashaka kaga kanzu reka yaranje like talk hard nasubwo nibwo buryo bwiza bwo gusaba kwere tugarutse kuri bashiki bacu not everyone is ready like si buri muntu wese abikora mu bwo buryo kandi si buri muntu wese abari open like kukubwira ikintu ashaka understand hariho abicisha like indirect nakiyana nakubwira ati G agatuma mu best ibyo byakubaye aragafirinze exactly ibyo byakubaye kabisa ni à gauche à droite no come on like this is live none hari story ni bore podcast ariko numujaba ari kuvuga story ye numujaba kandi niyuzke numujama no mbiba ari kuvuga yarafite umujama afite best y'umukobwa nyine bakuranye bazi uzi uko umubine yazuba umujama nende ko nyine best bari baziranye atari ibyo bindi wenda nabyo birimo ego sha ariko none hari ukuntu ku anniversary y'umuji uri kumva umuji nimba arifuzaga sinzi boro nimba ari parfait cyangwa chenette sinabwo ko exactly iki ariko gihenze byatari yagomba bigurirwa zanuza za muri states nibagiwe Los Angeles uri kumva none umbesti yarabizi n'umukobwa n'umukopine nawe abizi uri kumva umbesti yari yagiye muri za LA niyo yari saha bro yadanje umbesti niwe yarayigura none kwa kundi baje kuri table nyine n'abashuti bakora anniversary y'umji bari gutanga amakado sivyo umbebi nimba hari yagiye akora akaboro mu budodo kwa kundi badoda nyine akarisha hereza umuhungu uri kumva muri icyo gihe ahereje umuhungu w'akana arikishimiye besti asora ya watch umvisha aba kumva wa mujia yifuzaga kuva kera aba besti ntimukabavuge twabakoreye inama aba none umukobwa abarayimuhaye ibyo besti byihore wait ni mudusige why aba besti to like to bihorera why to bihorera reka tubanze iyo topic ni ya topic kukuramo umupira ukawushyira ni ijambo ni topic for another no man really umukobwa agiye kona jama bamuhaye ya watch man expensive obviously wenje naguhaye jama arishima none nyine baby nyine byawaye ikibazo yaragutanye ni gute basi utaje urambwira nyine isa nicyo cyose nagifite baby nayo yarabizenda baby ntabwo yarafite ubushobozi best yarafite ubushobozi ariko kubimubwira nka best yari kubwira umukobwa ngo iki kintu cyamushimisha cyakambwira ngo bikwame udakora man none wacu bose we mukobwa waguhereje akabore yikorera undi nacu mu isaha y'amagara ngahe ubwo ikintu cyo kibabaje muri uwo mwanya bursha reaction y'abantu baraho na nyiri guhabwa ikintu baguhaye akantu badoze mu budodo made in Rwanda barakaguhaye reaction ntabwo ari yadanje nk'iyo uhawe isaha urakareba ukavuga sheri akabizu kwitama nwa kana basoye igisaha ari urasara baze rero sheri wawe ari gusara bamuhaye isaha sinawe uyitanze
none ikibazo ngera none umukobwa yita yijyanye ikibazo n'umubesti ibyo bintu biranareza biteye ubwoba Stangura ahubwo nyene ko umubesti abazi like icyo umuhungu ashaka, so that's why like ntakunda ababesti muramwumva. Mw'abantu mwe rero abantu baba best byamo bashyira ku ruhande ntimubabwiye n'amabanga y'urugo ni uri umuhungu uzi ibyo ukunda bizwi na shere wawe na shere wawe ajanti kuri kurwanira aba best wagwana ndi kwarwanira ndikubwiye that's a topic for another day. Ibyo byatuma tuganira amasaha twese dufite ibibazo. We do understand but our bestie samahani kabisa wanashyira kure ntabwo umukobwa ahura n'umujama we agahaga gasanzwe ariko best ya apana usanga wana shere wawe muramukanya gutya kabizu ariko best akazamo za handshake bagashyiramo n'udutima en fait ntibadukunda aba best. Oya aba best wundi oya nta buri rugo yaje umuntu wa gatatu kabisa. Oya reka yari muri bandi bavuga ngo umurima w'inshuti ngo mukucunga uhagararamo gute kuri uje kona. Ariko back to social media. How do you feel like kwa kundi ushobora kubura umuntu utakunda gupostinga tu n'ukasanga wenda n'abahungu arabameze gutyo n'abakobwa at the same time ugasanga nyine uri complaining like your better half is not posting you as much as you want to. Wenda ashobora kubona kuri ubundi baramupostinga ngabandi bari proud ngo ngiye ngo ntari proud ntajya ashyiraho. No, why do you have to measure your love according to uzi afise bangahe agupostinga wewe? Naho rero bipfira naho nibyo bibyara ama insecurities y'abantu. Uzi afise bangahe man, some people like turatinya gupostinga like abakunzi bacu kubera ko twatuzi maybe hari abantu buri kwanga kubabaza. Exactly, uvugisha ukuri. Why? Kwanga guposta umuntu mukunda okay, hari abatabikunda bavuga ati ngewe isura yanjye kugumu yamama yego turakundana. Okay dukundane nubwo bitabibanga bibe privé ntibibe secret. Ariko hari igihe rero iba privé bikarengera. Ese murasohotsa postinze urwara turamenya ari urwande. Cyangwa ugasanga yego urabizi ko ari wewe mwari muri kumwe. Okay postinze urwara fresh abantu barabizi ati yari yasohotse hari umuntu bari kumwe. Kumva arakubwiye ati turaza gusohoka yajya guposta akirya ga selfie na profile y'ahantu mwari muri. Abishyize kuri social media ubwo se abandi bajama bamushaka baravuga ati ari kumwe nandese yari kumwe nandese ko yari muri anniversary ya famille. Ariko kayura byemera ko the best part ya relationship atari iri kuri social media. Ndayemera ndabyemera cyane kabisa. Should you measure the amount of love umuntu agufitiye kubera ibintu atari gukora kuri social media like posting you taraje boro kucyugomba kubigereranya? Hano mushobora kuza mugashwana ngo ntago posting ataratara akabyimba ntana kuvugisha umunsi ugashira ngo ntujye umposta mu buzima ikintu je nkunda onashimana umposta ariko nkunde tu. Kubera ko like ugiye kumposta cyangwa sanga tenda kuposta it's mad. Kararyana sana. Listen nukuri nkunda ariko ntumposte. Thank you. Message yageza hirya. Message yagiye kabisa. Abari gutinya wasanga bamushyiraho ugasanga ntabwo ari wenyine. Urabizi. Ukabona sharara gupostinze ukumva kandi gakobwa karinci ngo ngo nawe uramuzi. Ngo ndamuzi kubera iki ngo yanyibye telefone. Kamim ndabona abantu zana abanyakenya akunda gupostinga ngo ngenda gura postinga ubushira wanjye kubera ntago mbizi wowe turi gusharinga nawe ngo rero ngo nawe bamugumane ntabwo nshaka ko nawe postinga ariko reka mutsinda ntabwo nshaka kumushyira hanze ngo usanga dusharinga rero reka ni murinde uko kubahara reka mutsimbe reka ndamwigumize mu mana sometimes like nizo nyine ku ibyiwawe nyine we keep it like on the low ni si buri muntu sagomba kumenya like what's going on in your life ngo habaye iki hagiye you know things like that ariko nye bidu agree ko ari babantu the way of showing love ari kunyine nyine we atshora she or she can go and live without posting you and stuff like that agomba kugaragaza niwe nta kimubwiye man ashobora no kurakara kambara n'ishati iri izina rya kigenga mu muhanda ego cyangwa isura
n'ubutamu ibyo rero byo kwiteraho byo kwiyandikaho tuzenya mfite inshuti wanjye sindi wumvuga izina sako nundi biri burangire muvuze oya tubwire izina urireke ntayo ndi buvuge ariko umutipe mu mugongo yari afite agatatuwaje ka sheriwe batandukanye hashize imyaka sheriwe yaranakoze ubwo yaranabyaye umutipe yari afite agatatuwaje ka Uwera Queen kabisa Uwera Queen mu mugongo byarangiye tumwise Queen ngo yesi ngo Queen gasanga yugukozeho ntabwo ari ko nanjye ruko twakunanye kera yabaye surprise ukuntu yaguze sinzi ukuntu agiye gukoresha yari dress yari afite izina ryanjye imbere y'abantu hari uburozi bukora umupfumu wawe waraye rukundagira ibaze uri muri bisi ugahura n'umubebe yambaye igitenge cyanditseho hancho ngo hancho kari imbere neza kabye ewana ikanzo none byari keranye muri street muri kyatumera by'amaphotography muhita mujyana agafotoshoot n'abajene bose bro aratokereze yakubise icyo gihe wimvaga gute bro ngiye byaranshanze ntago ntiwishimye ntumvishe urenze byarantunguye man utangira gutekereza niba uyu mukobwa mu mutwe ndizarutse kwe gase nguyu wenda wasanga nguyu yarayitwitse wasanga nguyu yarayitwitse cyangwa yarayibitsa yarakubabaje ko yarakubrutse rwanya wa oya byari bizwe ko ari uwanjye ariko kubera ntago njye personally ntago ndi wa muntu ushobora gukora byabo ariko akunda usohora kandi n'umukopine yamwambaye imyenda isa biriya bintu byo kumacinga rero mwese usanze mwahuje utari wabipanze aho ni fresh basi wambaye white all white nawe yani yambaye all white nta grief nice aho mutabipanze mutabipanze ari occasion tugomba kwambara gutyo sava ariko kwa kundi ugasanga kuna kubisemo ngo kaburo kanitsa ngo queen ka king cyangwa naye ka king we nturakunda man no kuri kibaje ibyo nawe nturakunda basi ukura no gukunda cyangwa ni attention seeking kwamamaza man yani marketing bro ubese niba mwambaye Jordan zisa man erega like nzo bintu bigeze muri no myaka reka no tuvukana manu twakamara imyenda isa uza abantu mbishyigikira hari abantu bakoresha ama social media yabo nk'ama couples bibinjiriza arakazi yes bakabikora turaza gukora agafotoshoot barabizi n'abashyira hari ama like nk'igihumbi Instagram irapensa aba sponsor baze batama amafaranga bakore publicity hakabaho turi kurya tabati turi kurira bisi ngo twajyanishije ndi gukoresha bandara mu kwihanagura kuya kareka nabyo kujyanisha nagasori yindi ngotega ndaguhanagure ishusho oya zirabona ntagariza bo social media igira impact nziza nimbi je numva igikura ahubwo ari ukumenya ati turabikora mu buhe buryo gute ubwumvikane muri hagati yanyu ukamumvisha ko kandi nanone nukwibuka ko kwisi nta bantu bareshya ntibikunda abantu amakapoza ajya Gisenyi ntabwo abayanze za Bahamas naho baba bashaka numva hagiye hari amalevu numva rero nimba mushoboye gukotsa utugori naho gafana mukicarira ahantu ni mubikore namwe muzatera imbere mwese muraho muri bazima Imana ishimwe mufite amaboko ane aruzuzanya tayana ni fresh haki ibintu byo vuga ngo rero ngo tubeho nka Kanye West na niki Uja like ni too much can't lie to you. Sometimes Morandava like styles I'm like what the heck ya bari nabo twibuke turi muri twari tuvuze barapenswa ntabwo babikora bari mu kazi rimwe na rimwe twitiranya nabo kandi bafungurira imodoka bafasha akaboko baragiye sometimes hari n'igihe usanga nta naho bagiye naberega nta bakeneye gusa ari amafoto afatwe dende batahe ejo bundi nuza one baby yaryo bitangukira usohotse wambaye ishuka gusa icyo Doja Cat Onye yari yambaye ishuka bro none ubwa mbere yambaye za boro z'udushashi amasashe yari kwa kuboro bayizi hariya nago wajya ko binese umukobwa ashaka kubira ngo ashaka kugenda yambaye kuriya no yabireke bari bari kwatamo ibiceri nawe uzi ko byamuhemba mukamera nabi mukahapara kubera neza iyo kebo wait for example like numugore wawe cyangwa like numukundana wamumera gusoka kuri
gutya just like that ahubwo rero n'indi topic iyo n'indi topic yo kuganira oya abantu bakunda kubipfa abantu bakunda kubipfa byatari harimo income doja kati azote harimo igice gitubutse ndumva navuga yego ariko rero icyo gihe muri business bro tutandukanye business n'urukundo umuntu ukunda fresh ku mutima ariko rukundo rubaho urumva niba ukunda umustar ntago murakundana nko gukundana n'umuntu ucuruza ubunyobwa bro umustar hari ibintu akora undi muntu atakora so you have to accept it's either you accept or you move business agomba gukora biriya ari uvuzo nyine nawe mbere yo kumukunda wabuze ibyo akora uko yigenza nyine wewe wabyemera jewe byongora why byongora bro uri umusani man no wait uri umusani hari ibintu uzakora umugore yakubwira ati let me tell you why like byongora ko ndamwemerera man deja n'umugore wanje man hariho part of her body like itagomba kujya public bro understand that's what we call like privacy. That's my privacy. None se mwarahuye yarabikoraga nawe aricyo wamukundiye ariho wazibonye no nimba aricyo nawe warabonje babyita kubonja aricyo wamukundiye urajyana nabyo like the flow ndavyumva we icyo ukora nukwemera uramanika aboko bati ndayari we igirire none nugira gute none ngire gute rero bavuga ko ngaho ko ari part of a body itagomba kugaragara wenda ari ubwo agiye kubijyamo ari bwo abigiyemo muri kumwe no exactly yandi byo ari kubona se mbere yarabikoraga mutarahura bro there's no problem already abantu nimba aricyo namukundiye no niyo byatari cyo wamukundiye ariko yarasanzwe abikora yeah ko mwafatara ukamuhindura harimo income hatarimo income bana Jean ari kwibanda cyane ku mafaranga bro amafaranga man tunga turi mu mapenzi turi kuvuga iby'urukundo izo income ziraza nyuma bro amafaranga ngahita bineutraliza bro cyabimo byose like umvi ngongwe reka mbikuvugira mu buryo bwiyubashye imvugo mbabara amatwi murakoze ko mijana bambwira ukuntu Chris yarabivuze Chris wabisubiyemo reka mbabarira kubyara ababyeyi barabireba umva nkubwire yaravuze ati yayo yavuze rero tugitangura urumva ko bishobora kuba ari ababikira aho ngaho bro ako murimo murajijisha abantu mani parce que abantu nago baza abantu bo kuri garde no ni bande reka mbavuga abandi commercial ni bande okay hari bashiki bacu bakora business zo gucuruza umubiri janti harimo income no ngo navuga yuko like abicuruza ego basi nengire gute nta kundi ako mugomba kubi differentiating ngo ari gucuruza umubiri undi ari kuwerekana just ni wenda ni ibintu so byose n'ibicuruza no uri abagenda ari ukubyerekana ntibakoreho no kubyerekana bagakoraho Dese barabari kubonja bro aragiye ari kubonja cyangwa kandi dutinde kuri abo bantu wakabyara urumva ariko ikintu kijyanye na income iri muri ibyo bintu bijyanye no kugaragaza ibice by'umubiri wawe bitagomba kugaragara bivanye n'umuco wa buri wese ntago numva abantu biri guhurira n'inkundo ni business n'urukundo umuntu ukunda hari ibintu uba wumva yajyamo n'ibyo atajyamo mu rwego rwo kubaha relation yanyu but you don't have to bother as long as we ibyo bintu basanze ariko bibaha amahoro no muri urwo rukundo rwanyu nta byo nyine hari abantu benshi tutabyihanganira kuvuga ngo umugore wawe isatangira kanye kopino isatangira ibingibi fata ya mafoto ahora ngo nabyemera waramusanze abirimo waragiyeyo mani bro you went atarukubera yabunuzaga yakoraga iki subwo yereka ukunda nyine ukuntu wenda twarahuye atanabunuje bro turaganira as long as you start I move sasa ngo mubaza ati none se sheri wanjye ukora iki ati sheri wanjye ukora iki ncuruza amafoto niturebe agahita kwereka oya atari amafoto se meze gute amafoto meze ngira ya Doja Cat
biba bifite ba nyirabyo bro biba bifite ba nyirabyo uriya abari for just biriya biboro passing time birakunda Rwanda ya biriya biboro birakunda passing ariko time. bidusaba kuba ufise like umutima munini wakira ibintu kandi ukaba ufise n'umutima ukunda uravyumva birakunda ya bisaba kuba ufite iyo personality y'abantu wakira biriya bistaf umuntu ari open like happy you trust happy bro we are happy we are happy twese ba like ugomba nyene kumwizera ukamutrustinga and then I think no ikibazo ntabwo ari trust ikibazo ntabwo ari na trust no kubera ko iyo image ibicafuye man iracafuye nukuvuga ahantu hose uzajya ku mico yacu uzajya bavuga ati sha uriya mugore wese ko tubizi n'iki n'iki afite n'inkovu munsi y'ikibuno hano no wait like ku mico yacu twebwe ni nka yamusharuye ku mico yacu ni twebwe ku mico yacu like as like ni egerayo iyo ni tabu kuri twebwe we don't do things like that ariko maze kubana n'abantu like tubana buri munsi for them it's like bo bivana n'imico y'umuntu ibyo yakuriyemo ibyo akora uburyo abyumva that's true kandi mubona twebwe tugomba kwiadapta tukabigira ibiraho cyangwa tugakomeza umuco wacu ko bira bintu umuco wacu cyabyo muzavuga n'umuryango umuco wacu turi mwisi ya business bro even if it's business whatever like man umuco like bro impamvu simvuze ngo ni business ni boro turi kuvuga hana kakanya ubundi mu muco wanyawe ntabwo twakwiye kuba turi kubivuga that's true but sometimes uko byagiye bitera imbere we have to break barriers no tugahindura mindset so nabyo nyine uzabyakira tu sometimes like tugomba kubivuga kugira turafise bashiki bacu turafise basaza bacu like bamenye the right way to choose atari basaza bacu bambaye amakanzu sometimes I didn't say anything. Mwumve mvuge wapi I didn't say anything. It's alright. So like tubivuge ko tubimenye naho babimenye ama bacagura inzira yabo bavuga ati okay we need this or we want that. Absolutely. Insazi social media ziri kutwigisha ibintu bitari byiza but nabyiza tumenye ibyo tugomba kujyana na beat at the same time bidufungura mu mutwe 100%. hari igihe bigufunga umutwe akagushyira mu bugoryi bon it's sad anyway nje man hano bundi ntago famille yanshika atanyumvise imiziki man parce que yes nasanze kuko nasanze ibintu bya mapenzi abizi cyane nizere kuririmba mapenzi kamera numva nakubwiye nk'itangura ni ibintu by'ubutamu uririmba ubutamu kwa rindira n'ishari neza ikintu gikuru mu ndirimbo like nkunze kwandika canke kuririmba it's touching souls mbashaka like ni aririmba uco yifata we place mujya place yiwanje disawa niko abone ibintu you understand kamure mama Linette bizandebe neza nani uririmbira gutacinga soza abakobwa cyangwa n'abahungu urukundo muri rusange janti batubabariye man abahanzi bose batavuga ngo twishyiremo ugasanga nagera kuririmba ikibazo mahama ariko no save that situation no like icambe na mbere wowe nk'umuhungu uravyumva urazi like dufate hari ndimbo nasoye like 2 weeks ago like that yitwa my body so and then navuze umubiri wanje nta wundi muntu ushaka kiretse wewe understand like I've seen a lot tuvuze umubiri harimo n'umutima exactly okay then I understand utajya gutekereza nabyiyumvishemo nuko nabitekereje ntabwo nabitekereje n'umutima urimo c'est ça kuko umubiri wanje maze vuga ati nta wundi muntu ushaka ça veut dire yuko n'umutima deja maze kubishiramwo like harimo uruhara rw'umutima uraduha kapera turabimenya dutemo nanjye nibyo nshaka ko uwo mutima nawumvise mushaka umutima nawumva nanjye urambye ibintu uri kuvuga okay vuga nti listen see my body needs only you know somebody only you give me fever give me ginger oh my shiver my body needs only you know somebody only you give me fever give me ginger oh my shiver god damn
uretse gato My body give me what? Fever ginger. Baruduha kandi iyo voko nyumve. Really? Aye. Ready? Yeah. My body, oh. Needs only you, not somebody, oh. On you, give me fever, give me ginger, oh my shiver. Ah, my body, oh. Needs only you, not somebody, oh. On you, give me fever, give me ginger, oh my shiver. Ah. Got the vocal. No, ni vya danger. Ni vya danger, but it's gonna ginger. Like indirimbo zirahari. Ngona kubwiye nkunze gutachinga souls, it's like sabantu. So it's my duty like kwandika indirimbo nanje vuga ati this one I like feeling it. It's a good song. You're it's a on good point, song. bro. Yeah. You're on point, guys. Kandi we sing like ufise umuga mukundana umubwiye nti I make you follow me everywhere I go. Pull up on me, I'ma keep you close. All eyes on us, you already know. Zagutumize kwirimbira madamu wanjye wala. Nakuza kubera. Nakuza nyishyuza ariko. It will be for free. It will be for free. Je kirandenze uriya. Kirenze umufana. Really? Kabisa. Love man. Ewan esprit bro. Thank you so Esprit much, kabisa. man. Thank you so Urimo much. bien. Urimo neza kabisa. Kandi courage. Thank you so much, bro. Like urazi buri kintu cyose ukunda like uragikora tu. Yeah. Doesn't matter what, as long as you love it, why not? Sing. Abantu simiziki yawe barayikura he man. On Spotify, like Spotify, Armel, like Ahmel, simple. It's like Ahmel. Spotify only. On Spotify, YouTube, like on all platforms. Thank you, bro. For sure. Thank you, bro. You'll go show some love. Armel. You know what to do. Nanjye ubwo dukore ya session yacu yo guhereza ku updating abantu ariko icyambere turaba updating ku ngoma za Ahmel no. Icyo nk'ibisanzwe bwo kuvuga nyine only update twabahereza kabisa ni ingoma za Ahmel. Bien. Nanjye ubu ngiye mu bafana ndaje nkore subscribe. I have a new one. Wow. You celebrated a new one. You got 3 ones. 3 ones. Yeah, man. Anyway, abandi sema none ariko abandi muramutama indirimbo mukoma. Indirimbo muri minsi. Hari indirimbo nshya ni iri kuri album ya Nuza ya Erasta agomba gusohora. Iri yasohoye ejo bundi yitwa Gukira. Ni izina ryayo. Yitwa Gukira Comas. No. Imenya yasohotse kwa It's gatanu. new. No, 2 days. Yitwa 20 something 21. No, yeah, that's the album. That's the album. Oh. No, imwe yakuyeho. Yarayikuyeko. Yayisohoye kwa na nujya mutipe nyuma. Na Say Vibe. Say Vibe. Yeah. Yitwa Nuza Bad Vibes. Bad Vibes. Yeah, man. Niyo yarenze. Noneho indi kuri playlist yanjye hari Inda ya Alvin Sina na Mofenzi. Yeah, man, the song is mad. Irarenze yitwa Inda ya niko yitwa mutagira ngo ndi Mabeshu. No, hakaba Cry Nomo ya Hidi One na Nuza na Stormzy. No, hakaba na Nuza Kigalians ya Yuhi Mike. Yeah. Okay. Wow. And my body soon, I think. Yeah. Yongiri moja jari ya My body. jari ya mbere kuri list za toti yari ya yeah, my body. Yeah, man. Yeah, bro. It's my body, you know. Wese ntabwo mufite mani ziri kuri gukora. Oya, ziri kubinkorera byatari kuva muri Greenfield nitwibagirwa album iriho indirimbo 14 Wow. ya Dr. Nganji kabisa. Yeah. Ebani rya baririmbyi bose kabisa mwamwemera. Ice Nova, tufiteho Red Ink, tufiteho Zero Trap. Wow. Tujya stupid go. Guys. Yeah, I mean, we go back over easy, like with the studio. Why we go?
ni ikibazo haba harimo imvune tujye tumenya ku respectinga babahanze abari kure kuri ujya aho ngaho ugashyiramo akayekuteri ukumva beat neza kabisa ukishima bikaba byagusunikira iminsi muri sport ibiki ariko abantu biba byabavunnye kandi kubishyura ni ibintu bitavunanye na gato ni telefone yawe koraho ga subscribe gira icyo uvuga ni ibintu byoroshye kabisa show the love so nice guys all is yes eje mara ingoma yitwa Molomita ndabona Kenisol then hakaza ingoma ya Bien yitwa Sex and Marijuana bro wewe nanuzana pombe muri UK twangukira nago kandebe na check ni hafi ya just ndetanyibona Sex and Marijuana Sex and Marijuana yanuzana ni ya Bien undi namwibagiwe niwe watumye nyireba let me see Sex and Marijuana Brian ngara tego musaya baonde Chris abandi ba findings anyway man time nyine nk'ibisanzwe tugomba guklutira Amer, thanks for coming kandi keep pushing kabisa duhereza imiziki uduhereza ama concert nayo niba ari kuza mbere cyane bro yeah man like Kaka I was walking like mu bintu biraho I was looking for management I think I have one as soon as possible and yeah shout out to brings ukesha nta baramunjanye umusani nakunde yeah man so let's see what the future brings, you never know. Yeah, hopefully man. Thanks for coming, thank you so much guys. Yeah, it's a big boy thing, you know. Big boy thing, you know. Yeah, big thing. Yeah, it's a big boy thing, you know.